Abavuga ko umushinga wo kororera mu biraro rusange cyangwa ibikumba ntacyo wabafashije n'aborozi bo mu mudugudu wa Rwinuma mu murenge wa Shingiro n'abo mu mudugudu umwe n'ubwiyunge wa Kamugeni mu murenge wa Kimonyi yose yo mu karere ka Musanze. Bavuga ko ikibazo bahuye nacyo cya mbere hari uko ivyo bikumba byari biri kure yabo ku buryo bamwe bibwa inka bigatuma abandi bahitamo kuziyegereza mu ngo zabo. Hari n'abavuga ko baterwaga imvune no kwita ku nka zabo. Bamwe bavaga mu yindi midugudu mu mutonde tugari ubwatsi buragorana kuza bazana muno inka zigenda zihura n'ibibazo. Ni igihombo cy'abaturage na leta kubera ko iyi nzu ntacyo imaze muri make. Ni igihombo gikomeye ku baturage rwose twagize. Twaboraga amata bitworoheye, ifumbire byose twarabibuza. Nyine ni imvune kuko ni kure ayanjye nto nayijana ye kubera nje ndashaje ntaho nashobora kuja ndatarabana ubwatsi ngo mumanukane ubwatsi kandi nkeneye nk'uturima mfite nkeneye kuduteramo agafumbire. Kubera ahantu nari ntatuye twamaze gusangiye kumana bari kumwe banki yanze bayibye ni kure ni hari hafi ni kure nese wowe urabona ikiraro kiririye twebwe ikindi twagiraga kiriye muri mbuga yiramugundi mudugudu kandi ahandi ni muri Kamugeni we tubonye bari kuza kuziba niyo twafashe umwanzo wo kuzikurayo tuzizana iwacu. Abo baturage bari bategereje inyungu kuri ivyo bikumba basaba ko aho byubatswe habyazwa umusaruro hagashyirwa ibindi bikorwa remezo. Kiratubangamiye gukora ibisambo bigomba kwishamo bikaza bikatwiba ariko haje iryo shuri ry'imyuga abana bacu baryigamo rikabateza imbere bagateza imbere n'igihugu. Iyo babifashamo n'abaturage nk'indi nkunga biba byaragenze neza. Aha n'ubundi hakwiye ibindi bikorwa bakashira nk'ishuri ry'imyuga kuko imyuga ishuri ry'imyuga ribu Busogo nk'umwana ukiri muto mbe kugira ngo aje Busogo mwoherezeyo usanga bigoranye. Abana bacu bakahigira umwuga abasore cyangwa abakobwa hari abakeneye nk'amamashini y'abakobwa bazi kudoda hari abasore bashoboye kubaza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ni wakana ko ivyo bikumba biri mu busa. Umuyobozi wakungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kamanzi Axel aravuga ko bibarirwa mu mitungo y'akarere itavyazwa umusaruro izagenerwa ikikoreshwa mu minsi mike. Harimo no kureba ibikorwa remezo byagiye byubakwa ariko bitabyajwe umusaruro kugira ngo dutekereze ikindi kintu dushaka kubikoresha gishobora gusubiza ikibazo cy'abaturage baraho ibyo bikorwa remezo biri. Ntekereza ko n'ibyo ngibyo nabyo bizarebwaho hanyuma tukabibyaza umusaruro ko birumvikana ko biba byaragiyeho amafaranga kandi noneho hari n'ikindi kibazo gihari aho abaturage batuye gishobora gukemuka twifashishije ibyo bikorwa remezo. Mu karere ka Musanze ibikumba nk'ibyo biherereye mu murenge wa Shingiro, Kimonyi na Musanze. Ntabwo byatworoheye kumenya agaciro k'amafaranga byuzuye bitwaye ubwo byubakwaga mu myaka 6 ishize gusa aho biherereye hose byagiye byangizwa n'abaturage kuko bititaweho ndetse mu murenge wa Shingiro batangiye kubicana bamena ikigega cyabikaga amazi y'imvura ndetse banangiriza inzu yari yaragenewe guhingwamo izwi nka green house ku buryo aho yahoze hagaragara gusa inkingi yari yubakiyeho. Nyamara yari mu mushinga umwe n'ivyo biraro aho aborozi bagomba gutozwa no guhinga kijyambere. Tuyishime Jadofis mu karere ka Musanze.